Yes, turongeye turatangiye. Uyu munsi ni wa munyamakuru mwakundaga cyane n'ugarutse kuri radio. Uyu munsi noneho nkaba nabazaniye abavuga butumwa babiri bameze neza bashima Umwami n'Umukiza. Yesu nashimwe bene data. Uri ku buhanga bw'ibyuma nangabanyirizaho gatoya kugira ngo dutangire noneho nakira abavuga butumwa banje babiri ndatumiye kuri no radio uyu munsi noneho kugira ngo muze mumeze neza mwegere radio mwumve ivuga butumwa rigiye gutambuka. Yesu nashimwe bene data. Ndabona iburyo ibumoso bwanje hari umwari umeze neza ushima Imana, hanyuma ngiye kumwakira kuri no radio atangira avuga amazina ye ahita adusengera adushyire mu mavuta. Yesu nashimwe bene data. Yesu nashimwe. Uyu munsi mwageze kuri radio nubwo bwose haratari abantu bari kubareba ariko bagiye kumva amajwi yanyu kugira ngo bumve ko mukorera Imana. Yesu nashimwe. Nkuko bisanzwe nyine n'ubundi narimaze kuvuga ko uri ibumoso bwanje uri umwari umeze neza ushima Imana, asige ngiye gukwakira utanye uvuga amazina yawe wihuse, niko kuri radio dukora wihuse cyane. Aho usengera niba uririmba urabivuga, niba utanaririmba byose urabivuga kugira ngo hanyuma dukomeze umurimo twihuse cyane. Karibu kuri radio. Yesu nashimwe. Uvuga cyane uzamura ijwi. Amazina yanjye ni Ikimbaye Antoinette, kabasengera mu itorero shingiro rya Gashonga ariyo paruwasi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba ndirimba muri korali yaho ya mbere. Yesu narkwishimire cyane. Amen. Hirya gato naho ndahita mbona umumama nawe ushima Imana umeze neza ukorera Imana, nawe uratangira wivuga amazina yawe wihuse cyane. Haleluya. Amen. Mana yacu nishimwe. Nihabwe icyubahiro. Nitwa Nyirashyirambere Festina, nkaba umubyeyi w'abana bana bane. Nkabashima Imana ko yabanye nanjye. Imana nishimwe. Ese ko mbona uri umumama ukiri mutoya wagira ngo nta bana banufite. Imana irakunogereza neza, yagira kunogereza neza iragusiga, wagira ngo uragakumeka imyaka 16. Igihe bigenza neza kuko uri umwami byose bigenda neza. Yesu nashimwe nahabwe icyubahiro. Amen. Ndagaruka iburyo ibumoso bwanje nabwo nakira umwari, ndabona afite Bibiliya agiye kudusomera ijambo ry'Imana. Hirya gato naho hari undi mumama natwe tumaze kwakira nawe agiye kuzarasoma ijambo ry'Imana muri nawe abwirize kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Karibu kuri radio bene data. Amen. Muratangira imbere yo gusoma Bibiliya murabanza musenga Imana kugira ngo ibinjize mu mavuta, natwe mutwinjize mu mavuta. Yesu nashimwe. Karibu urakaza neza kuri radio mwari mwiza. Turagushimiye cyane Mana, tugushimiye kubera ko uri umwami mwiza. Aya masaha tugushimiye kubera ko watwemereye kugera aha hantu. Turakwinginze cyane kugira ngo amagambo tugiye kumva muri aya masaha uduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Turagushimiye data wa twese mwiza ko wabanye natwe. Ijambo ryawe uhereze abantu kuryumva no kuritegera amatwi. Data wa twese uri mu ijuru rigiraho ribavana naho ribageza. Muri aya masaha rero turakwinjiza cyane kugira ngo natwe tugiye kurivuga, uduhereze imbaraga, ubane natwe we mu ruhande rwacu ntutureke. Komeza kutwitaho ni mu izina rya data wa twese uri mu ijuru mbyambajemo. Amen. Bene data reka dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi ibice 46 duhere ku murongo waho wa mbere tugarukire kuri 3. Dusome mu izina rya Yesu. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ndumva ari ryiza. Uwiteka niwo buhungiro bwacu, niwe mbaraga zacu. Ubuzima bwose tubasha kubamo, Uwiteka niwe mbaraga zacu, niwo buhungiro bwacu, niwe utubera ibintu byose, ubushobozi mu mirimo dukora. Niwe dufise umunyembaraga utubera imbaraga mu bihe byose byo kuba kwacu ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima duhura nabwo, waba urwaye, waba wahuye n'ikibazo runaka ukaba nk'umugenzi wabasha kugukurwaho, Uwiteka aba ari mu ruhande rwawe. Nta mubisha wawe ntabasha kuguturuka, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Uwiteka kubera ubuhungiro, Uwiteka kubera ubwugamo, Uwiteka kubera umutabazi. Akaba ari we nzira y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Wizeye imbaraga ziwe ntabwo amwarwa,
ntakorwa n'isoni abasha kugira ibyiringiro akamera nk'umusozi ugose i Yerusalemu utabasha kumyeganyega ibihe byose Uwiteka ari mu ruhande rwawe uwishawe ntawe yaturuka Imana nishimwe haleluya Amen. Imana yacu nishyirwe hejuru Imana yacu ni inyembaraga mubyeyi mukobwa bana batoya Imana yacu ni inyembaraga nibwo buzima bwacu kuyizera ukayifata nk'inyembaraga ikubera ubwugamo ikakubera ubuhungiro naho hazi ibyago byinshi uri mu maboko y'Uwiteka wiyongera kwizera ko hari ibindi byiringiro ko hari andi maso atandukanye twebwe ayo turebesha aya ngaya utandukanye ubuzima tubayemo tuzagira ubundi buzima ejo hazaza iminsi iri imbere ikabana natwe Imana yacu nishimwe haleluya Imana yacu nishimwe dusome irindi jambo ry'Imana riri hano n'ubundi muri Zaburi ya 35 duhere ku murongo wa mbere tugarukire kuri 3 dusome mu izina rya Yesu Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara amina Amen. Uwiteka ahagurukiye kurwanya n'abakurwanya Uwiteka ahagurukiye kuburana n'abakuburanya komera ari mu ruhande rwawe ntutinyishwe nuko hirya hari ingabo za shuri zigukurikiye Uwiteka itego kwisubiza inyuma Uwiteka itego kurwanirira Uwiteka yururukiye kurwana urugamba utarwana hari ibyo Uwiteka aje gukora utatekerezaga mu buzima bwawe umve Uwiteka ari mu ruhande rwawe komeza urugendo utumbire ndurebe hirya no hino utumbire umusaraba Uwiteka ari mu ruhande rwawe azabana nawe azagutabara aho uzagera hose Uwiteka azabana nawe haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. urwaye Uwiteka azagutabara ufite ibibazo azabana nawe Uwiteka azakurinda Uwiteka azagushyigikira Uwiteka niwe bwugamo bwawe komeza umwizere nk'umunyembaraga azabana nawe mufate nk'umunyembaraga mufate nk'umunyabushobozi mufate nk'umunyembaraga mu bintu byose ku buzima bwawe bwose uhura nabwo bwa buri munsi Uwiteka azagutabara Amen. ntabwo azakorwa n'isoni aza mu ruhande rwawe Imana yacu nishimwe Amen. haleluya twongera n'ubundi kuri uwo murongo muri ibyo bice dusome umurongo wa 3 kandi ushingure icumu mu ntagara wimire abangenza ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe amena amena Uwiteka haleluya Amen. yiteguye gufata amacumu n'uducumu tugutera ijoro rya mu gitondo cyangwa se ry'umugoroba mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi Uwiteka yiteguye kurwanirira Uwiteka yiteguye kuba mu ruhande rwawe Uwiteka yiteguye gutegura imitego igutega buri munsi Uwiteka yiteguye kukurengera komera ihangane izabana nawe haleluya Amen. haleluya Amen. Imana yacu nishimwe ongera ugire ibyiringiro Yego. ongera ugire kwizera kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe afashe ayo macumu Yego. ntutinye ntugire ubwoba guhera uyu munsi ntutinye ntugire ikindi wongera gutinya ukundi kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe Imana yacu nishimwe abanzi bacu bashubije inyuma amacumu n'uducumu dusubije inyuma Uwiteka yiteguye gutabara Imana yacu nishimwe ongera ugire ibyiringiro no kwizera amen twongere dusome muri Yesaya ibice 59 dusome ku murongo waho wa mbere tugarukire kuri 2 dusome mu izina rya Yesu dore ukuboko k'Uwiteka ndikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ndikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva amena Uwiteka ari mu ruhande rwacu haleluya Amen. ukuboko kwe ntabwo kwaheze kunanirwe kugira gute gukiza Uwiteka yiteguye kudukiza Uwiteka yiteguye kuturwanirira Uwiteka yiteguye kwimira ingabo zitugendaho Amen. Uwiteka yiteguye kudukiza ibiturwanya Uwiteka ari mu ruhande rwawe ubishawe ntaho yaturuka amaboko yiwe aje kurwanya ibikurwanya iyo miraba komera iyo miraba yakurwanyaga ongera umve ngo hari izindi mbaraga zije kutabara
hari izindi mbaraga aje kurwanirira, hari amaboko y'Uwiteka aje kugukiza, hari abamarayika mu gihugu cyo mu ijuru boherejwe kurwanira urugamba rwananiranye, hari ibyo Uwiteka aje kurema bitandukanye n'ibyo abantu bavuze, hari ibyo Uwiteka aje gutegeka bitandukanye n'ibyo abantu bibwira ku buzima bwawe, hari ibyo Uwiteka aje gushyigikira, hari ibyo Uwiteka aje gusohoza, aje kugutabara muri bya bibazo ufite, muri bwa bukene bwawe, muri bwa burwayi bwawe, muri za ndwara zananiranye. Uwiteka aje kugutabara, Uwiteka aje kukurengera. Andika ngo Uwiteka aje gukirisha amaboko ye. Imana nishimye. Haleluya. Amen. Uwiteka aje gukirisha amaboko ye. Komera, wongera wizere, wongera ugire ibyiringiro kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Imana yacu nishimye. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimye. amena. Reka dusome n'ubundi ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo ibice 5 duhere ku murongo waho wa mbere tugarukire kuri 5. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa, hahirwa abagenzwa abangwa, hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Amena. 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 Imana yacu nishimye. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ari kumwe natwe, yemeye guterana natwe imisozi, yemeye kugendana natwe, yemereye kuturwanirira. Uwiteka yiteguye kwicarana na buri wese. Haleluya. Amen. Waba uri gusenga, waba uri mu murima, Uwiteka yiteguye kugendana nawe. Uwiteka yiteguye kukwegera, Uwiteka yiteguye kugushyigikira. Imana yacu nishimwe. Uwiteka guhera uyu munsi amarira wari uri kurira wongera ugire ibyiringiro no kwizera ko ayo marira uje guhozwa. Ayo marira ije kuguhanagura amarira ku maso, ije kumara umubabaro ibihe n'ibihe imyaka umaze ubabaye. Uwiteka aje kongera kuza kukunezeza, Uwiteka agiye kuza kugushyigikira kugira ngo atabarane nawe. Haleluya. Uwiteka aje kukwemeza, Uwiteka aje kukwemeza abatakwemera. Imana izamukanye nawe umusozi. Haleluya. Amen. Imana izamukanye nawe umusozi, Imana izamukanye nawe kugutabara muri ubwo burwayi. Imana yicaranye nawe aho ngaho wicaye, Imana yicaranye nawe muri ako kazi, Imana yicaranye nawe mu burwayi bwawe, Imana yicaranye nawe ije kugutabara kandi ije kukurengera. Imana ije kubana nawe kandi Imana ije kukubera ubuhungiro. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe bene data. Uyu munsi rero mwumvishije abavuga butumwa nari natumiye kuri radio. Uyu munsi ndumva mwumvishije ijambo ry'Imana mwasobanukiwe. Yesu nashimwe bene data. None aka kanya none tugiye gusoza kugira ngo twumve icyo Imana none ese abantu bumvishije ijambo ry'Imana bumvishije rimeze neza cyangwa se bafite amavuta, ari abantu bazi gusenga Imana bamwinjira kuko Imana yabatabaye. Yesu nashimwe cyane bene data. None aba bavuga butumwa je barantunguye cyane. Yesu nashimwe. Ariko aho ngaho gatoya, aho ngaho twicaye kuri radio barimo barasimba iki gisirimba kimaze neza bashima umwami n'umukiza. Yesu nashimwe bene data. Barimo basoma ijambo rivuga ngo yuko mugomba gukurikira Imana, mutagomba gukurikira umwanzi Sekibi. Yesu nashimwe bene data kandi nahimbaza. Buri wakurikiye umwami n'umukiza ntago yajya gukurikira Satani. Satani nta kintu yaguhemba, ariko ukurikiye umwami n'umukiza umwami araguhemba akakujyana akakuhesha ubugingo buhoraho iteka ryose. Ahubwo Satani umukurikiye, Satani aragutaba akakujyana mu rwobo aho utazabasha kuvamo, ariko umwami umukurikiye umwami arakujyana akakugeza
mu bugingo buhoraho. Yesu nashimwe bene data, Yesu nahimbazwe bene data. Abantu dufatikanyije umurimo w'Imana, ese abantu bakunda umurimo w'Imana, ese murawukunda by'ukuri cyangwa ntabwo muwukunda? Yesu nashimwe bene data. Hari benshi bajya gukora umurimo w'Imana kugira ngo Imana niba yarabahaye impano zo gukora umurimo w'Imana bakajya kuzigurisha. Ese Imana yaguhaye impano yo kugira ngo uyigurishe cyangwa yaguhaye impano yo kugira ngo uyikorere? Yesu nashimwe bene data, kugira ngo muve mu buyobe nimugane Imana, muve mu buyobe bwa Satani, muze mu nzira z'Imana. Yesu nashimwe. Nk'ibisanzwe n'ubundi njye ni wa munyamakuru n'ubundi ukorera Imana. Yesu nashimwe. Ese abantu bakushigikiye kino kibwiriza, ese mwakora iki kugira ngo mutere iyi radiyo inkunga, kugira ngo nzaza mbora mbazanira abavuga butumwa bavuga ijambo ry'Imana kugira ngo namwe mubonereho? Yesu nashimwe bene data. Nk'ibisanzwe ngiye kubasezera kuri ino radiyo Noramutanya, musenga Imana mwinshi kugira ngo mugende mumeze neza, Imana ibarindire mu nzira mujye gucamo, hanyuma n'imodoka mujye gutega mugende, Imana ibarindire muri ibyo byuma byakozwe n'abana b'abantu. Yesu nashimwe bene data. Abantu bari ku buhanga bw'ibyuma ndababwira ngo bagabanye radiyo gakeya kugira ngo twumve, basenga Imana mwinshi kugira ngo mbasezerere bari mu mavuta, noneho ubutaha bazagaruke bameze neza, nongeye kubatumira kugira ngo noneho bazaze bari mu mavuta. Yesu nashimwe. Ahasigariye rero tugiye gusezera, mbasezerera kugira ngo mugendane n'Imana. Imana yabanye natwe, dukoze ivugabutumwa rimeze neza, Imana yadushyigikiye mu ivugabutumwa twakoze. Yesu nashimwe. Ubatangiye asenga Imana yo mu ijuru n'ubu aratangira dusozereza kugira ngo dutahe tumeze neza. Cyangwa se niba uri gutinya, reka mbwira uno mubyeyi umeze neza. Imana inyembaraga nyinshi twagushita guhimbashe kuko wabanye natwe mu ijambo, twabanye na bene data bagutegera amatwi kutwumva. Imana nishimwe. Nuko rero turagusabye ngo Mana turengere kandi ugendane natwe, udushyigikire, turinde ubugingo n'umubiri, usigarane n'umukozi wawe, imbaraga z'Imana zibane nawe kandi umwuka wera akumye kudufasha. Tugushimiye kuko ubashe kubana natwe, kugenda natwe mu izina rya Yesu. Urakoze. Amina. Yes, turongeye turatangiye. Uyu munsi ni wa munyamakuru mwakundaga cyane n'ugarutse kuri radiyo. Uyu munsi noneho nkaba nabazaniye abavuga butumwa babiri bameze neza, bashima Umwami n'Umukiza. Yesu nashimwe bene data. Uri ku buhanga bw'ibyuma nangabanyirizaho gatoya kugira ngo dutangire noneho nakira abavuga butumwa banje babiri ndatumiye kuri no radiyo uyu munsi noneho kugira ngo muze mumeze neza.